ubuzima bwiza yewe munyarwanda. Adeline mugore mwiza, urabona uzanyihorera kugeza ryari koko? Umfata urugendo ngene nsigura akaye gutyo? Wagiye se nakubujije? Nyamara kurakara gutyo twite umenye ko atari byiza. Siko umujyanama w'ubuzima yatubwiye? Ndabizi ko ari bibi, ariko niwe wandakaje ndayamba. Kuki utumva ko ari inyungu zacu twembi kujya ku kazi? Nuvuga ngo sinzi ikibazo ufite rero, kuko nyenzi ko wandakariye ko ngiye kugusiga. Ndabizi ko gukora ari byiza sheri. None gusa sinishimiye icyemezo wafashe cyo guhamagara mama wawe ngo azasigare hano, ngo azanamperekeze kubyara. Erega icyo ntashaka no kusigara wenyine, kuko ushobora gutungurwa ukabura uguherekeza Adeli. Rwose nujya kubyara nzasaba uruhushya nze nkwiherekereze. Are bibaye ngombwa kutinda kubona uruhushya se urumva ninde wamperekeza? Birumvikana ko ari mama. Mukecuru ndamukunda rwose, ariko sinshaka arumperekeza kubyara ndayamba. Nyine ni umujyanama w'ubuzima wacu Mariceline. Yego. Niwe wankurikiranye kuva ngisamiye inda, ntiyasibye kuza hano kungira inama zo kwiyitaho nk'umugore utwite, kunyibutsa kujya ku kigo nderabuzima, isuku n'imirire. Ndabyumva rwose. Urumva mbese ndashaka ko ari ukomeza kumba hafi. Ariko we mugondoza pe. Gute se wamuhamagaye tukabimusaba akaba ari wenyine uvuga ko bimugoye? Kwanda yambaje mwaramutse? Waramutse mujyana? Aramutse neza. Yego. Twakuvugaga wumva se mujyana? Navugaga iki se we n'umugore wawe? Twakuvugaga neza cyane, kandi uzigiye twari tugukeneye. Nibyo mujyana. Rwose umugore wanjye umenya yaragutwariye. Nta wundi muntu avuga ni wowe. Yewe nta wundi muntu ashaka ni wowe. Ariko mubwira icyo nshaka neza ndayamba. Mujyanama rero, Karame, ubu nabonye akazi. Mbega byiza we. Ubonye akazi koko ndayamba? Wakabonye hehe? Ni ku karere, ni ku murenge, ni hehe? Yewe sino ni mu mujyi. Kandi urabona ko umugore wanjye akuriwe. Yego. Kandi unaherutse hano kutuganiriza ibirebana n'imyiteguro yo kubyara. Yewe no gushaka uzamuherekeza yiyumvamo agiye kubyara. Nari nzi ko nzamwiherekereza nkamuba hafi ko umugore wanjye ndamukunda cyane. N'umwana wacu agiye kubyara nuko. Ndabizi ko twari twarabyumvikanyeho ko muzaba muri kumwe mu gihe azaba ategereje kubyara, ukanamuherekeza nyine aho azaba agiye kubyarira. Rwose. None nyine umugabo wanjye bamujyanye mu mujyi, kandi sinzi ko nitumuhamagara azahita ngeraho. Nta kibazo Adeli, nta kibazo, wowe urahitamo undi muntu wizeye uzaguherekeza nyine akakuba hafi mu gihe ndayambaje azaba nyine atarakugeraho. Nk'uko nyine nabibabwiye, umubyeyi yihitiramo umuntu umuherekeza kubyara, akamuba hafi, wa wundi mbese afitiye icyizere ku buryo amubwira nyine akumva mbese amwiyumvamo. Bifasha umubyeyi kuruhuka nyine akumva atekanye anatuje. Uro namusabye ko mama ari we nyirabukwe yaza akamuba hafi, kuko nawe urabizi igihe kiregereje. None yansembeye ngo hari undi muntu ashaka. Aho nta mpaka mwirirwa mujya rwose, ni uburenganzira bwe rwose ndayamba. Niba uzi uko yiyumva ni amahitamo ye mbese. Urumva ushaka ndirata Adeli? Kundeba se, subiza umujyanama w'ubuzima. Nyine mujyana, umuntu niyumvamo nkumva yamperekeza kubyara nkamwisanzuraho, nkamubwira uko ameze, nkamusaba kumfasha icyo nkeneye cyose ntuje. Ni wowe rwose mujyana. Jewe? Rwose ngo atari njye nta wundi muntu yumva ashaka atari wowe mujyanama w'ubuzima. None rwose tubwire, uwo mwanya uzawubona? Urumva uwo mwanya nawe ubura koko ndayamba? Adeli, Karame, nditeguye rwose. Mu gihe cyose tuzaba dutegereje ko ndayambaje ahagera, nzakuba hafi rwose kuko ni inshingano zanjye. Urakoze cyane. Rwose mujyana. Mubyeyi ugiye kubyara ufite uburenganzira bwo kwitabwaho by'umwihariko. Teganya hakiri kare umuntu wiyumvamo uzakuba hafi akanagufasha mu gihe cyo kubyara. Guteganya umuntu wiyumvamo bifasha umubyeyi kumva ashyigikiwe kandi atekanye, kuba afite uwabwira uko ameze n'umuha ubufasha akeneye igihe cyose, kandi yemerewe no kumuherekeza mu cyumba cyo gutegererezamo n'icyo kubyariramo, akanamufasha uruhinja. Bituma umubyeyi abasha kuruhuka neza kandi atekanye. Ubu butumwa mubugejejweho n'Urunana Development Communication ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC na Intra Health International muri gahunda yitwa Ingobyi ku nkunga ya USAID.